Ese wigeze wibaza impamvu mu mavi, mu nkokora, mu kwaha hawe hirabura cyane kurusha ahandi hantu ku mubiri wawe? Ndetse wagerageje uko ushoboye ngo hase n'ahandi, ukeka ko wenda waba utahoga neza, wakoga ukabyifinyura cyane ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Kuri iyi nshuro rero naguteguriye buri kimwe cyose wakora kugira ngo mu mavi yawe, mu nkokora zawe cyangwa se mu maha yawe heruke hase n'ahandi hantu ku mubiri wawe. Mbere y'uko nkumenera ibanga rero ujya gukorera umuti, ndakwibutsa gukanda subscribe niba utarabikora, ndetse nkusaba kuza kurangiza ino video kugira ngo usobanukirwe ndetse unamenye byinshi bitandukanye utari uzi. Noneho reka turebere hamwe uburyo bwa mbere ushobora gukoresha kugira ngo mu kwaha, mu mavi no mu nkokora heruruke harekera aho kwirabura. Ukoresha ikirayi, indimu n'ifu y'umuceri. Uretse kuba ibirayi biribwa kandi bikaba ari n'ibiribwa biryohera benshi, cyane cyane iyo bitetsemo ifiriti. Ibirayi nanone bifite akamaro gakomeye iyo bikoreshejwe ako kamwanya ku ruhu rwa muntu, kuko bizwi kuba bikungahaye kuri enzyme zizwi nka catechols zituma ahantu hirabuye nko mu nkokora, mu mavi, mu kwaha n'inkovu hongera hagasa nk'ahandi hantu ku mubiri. Ufata ikirayi kimwe ukagihata, warangiza ukagikatamo uduce duto, hanyuma utwo duce ukadushyira muri blending machine. Iyo blending machine imaze kubitunganya, ubishyira nko mu gasuperi, hanyuma ukongeramo ikiyiko kimwe cy'ifu y'umuceri, maze ukongeramo umutobe w'indimu, warangiza ukabivanga neza ukoresheje ikiyiko. Iyo ubonye bimaze kwivanga neza, ufata bike ukabishyira nko mu ntoki, ubundi ukagenda ubikubisha mu nkokora nk'iminota 15. Iyo minota yarangira, ushobora kwihanaguza igitambaro cy'amazi gitose cyangwa se ukoga n'amazi meza. Hanyuma mu kwaha no mu mavi ukagenda ubigenza nk'uko wagenjeje mu nkokora, kugira ngo mu kwaha, mu mavi no mu nkokora heruruke harekera aho kwirabura. Ufata agasuperi, warangiza ugashyiramo ibiyiko 2 bya korogati, ukongeramo ikiyiko kimwe cya baking soda. Baking soda ukaba wayisanga muri buri farumasi yose ikwegereye. Hanyuma muri ka gasuperi washyizemo korogati na baking soda, wongeramo ikiyiko kimwe cy'amata utigeze uteka, warangiza ukabivanga neza nk'iminota 2 cyangwa se 1. Iyo ubonye bimaze kwivanga neza, ufata indimu warangiza ukayikatamo ibice 2, hanyuma ugafata bike kuri ya mvange yawe ya korogati, baking soda n'amata, ukabisiga mu nkokora, warangiza ugafata igice kimwe cy'indimu akaba ari cyo ukoresha ukubisha hamwe washyize ya mvange yawe mu gihe kingana n'iminota 10. Ari no kugenda ukanda iyo ndimu kugira ngo amazi ava mu ndimu yivange na ya mvange yawe. Iyo minota yarangira, ubundi ukoga n'amazi meza, warangiza ukihanagura. Mu kwaha ndetse no mu mavi uhagenza nk'uko wagenjeje mu nkokora. Ushobora nanone gukoresha umuceri, baking soda, urunyanya n'amavuta ya coconut kugira ngo mu nkokora, mu kwaha ndetse no mu mavi hake hase n'ahandi hantu ku mubiri wawe. Urunyanya rukungahaye ku bizwi nka vitamine C ndetse na lycopene, bifasha mu gutuma uruhu rwirabuye bitewe n'ibibazo bitandukanye rwakongera rukeruruka rugasa neza. Umuceri wo uretse kuba ari ikiribwa kiryoha cyane kandi gitunze benshi ku inosi ya rurema, ukungahaye ku myunyungugu, vitamine B ndetse na vitamine E zifasha uruhu gucya no gusa neza. Noneho reka turebere hamwe uko wakoresha umuceri, baking soda hamwe n'urunyanya. Ufata umuceri uwo ari wo wose, wenda nk'irobo, warangiza ukawukoramo ifu ukoresheje blending machine. Mu gihe utayifite, ushobora gukoresha isekuru cyangwa se ubundi buryo bukoroheye. Hanyuma ugafata ya fu y'umuceri ukayishyira mu gikombe gisa neza
kandi gishoborwa gupfundikirwa, maze ugafata ikiyiko kimwe cy'ifu y'umuceri ukayishyira nko mu gasuperi, hanyuma ukongeramo akayiko gato kamwe ka baking soda. Warangiza ugafata urunyanya ukarusya ukoresheje rab cyangwa se grater mu rurimi rw'icyongereza, hanyuma ugapima ibiyiko bibiri by'urunyanya wamaze gusya, ubundi ukabyongera muri ya mvange yawe y'ifu y'umuceri na baking soda, ubundi ukongeramo akayiko gato kamwe k'amavuta yo coconut. Warangiza ukabivanga neza. Iyo ubonye bimaze kwivanga ufata bike kuri ya mvange yawe, warangiza ukabishyira mu kwaha, hanyuma ukagenda ubihakubisha ukoresheje intoki cyangwa se uburoso bw'amenyo. Buno bugura 100 mu gihe kingana n'iminota 10 cyangwa se 15. Warangiza ukoga neza n'amazi meza, ubundi ugasigamo amavuta yo coconut mu gihe wumva ushaka kuba hari amavuta wahasiga. Ushobora nanone gukoresha baking soda, indimu n'amazi mu gihe kingana n'iminsi 3. Ushobora nanone gukoresha igitunguru gitukura na baking soda. Aha ufata igitunguru gitukura ukagikatamo kabiri, warangiza ugafata igice kimwe cy'igitunguru, hanyuma hejuru yacyo ugashyiraho ikiyiko kimwe cya baking soda, ubundi ukagenda ugikubisha mu nkokora, mu kwaha no mu mavi mu gihe kingana n'iminota 20. Warangiza ugakaraba umubiri wose cyangwa se ukihanaguza igitambaro cy'amazi gitose. Ndagushimiye cyane wowe warebye ino video, musaba gukanda subscribe, like ndetse na share. Ikindi kandi nakuzuyaza mu gihe wumva hari ikibazo wifuza kubaza, ndetse mwanaduha ibitekerezo byanyu mubyandika muri comment.